Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. The Ben yasabye imbabazi nyuma yo kugaragaza inda y'umugore we atwite. The Ben yasabye imbabazi nyuma yo gushyira hanze indirimbo irimo amashusho agaragaza inda y'umugore we Uwikeza Pamela atwite. Nyuma y'uko iyi ndirimbo True Love igiye hanze, abantu benshi bagiye batandukanye ntabwo babyakiriye neza, ndetse bamwe bifashishije imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye barimo barabyamagana. Muri abo barimo umupfumu Rutanga rw'amaboko Nzayisenga wanenze iyi myitwarire ya The Ben n'umugore we Uwikeza Pamela, aho yanditse amagambo agiye atandukanye avuga ko umugore utwite akwiriye kubahwa, kwiyubaha ubwe. Mu butumwa bwe yagize ati: duhane duhanure, utwite aratwikira ntatwika ngo yimanukire, ejo kuzamuka byamugora amagarukirane muri rwa ruziga rw'ubuzima butazima. Inda y'umubyeyi irubahwa, ikubahirizwa, ntiyanikwa ku gasozi. Mu butumwa bwa Rutanga rw'amaboko, bamwe bagiye batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye bagaragaza ko yavuze ukuri, mu gihe abandi bamufashe nk'utazi aho ibihe bigeze muri iki kinyejana cy'ikiragano gishya. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Ukuboza 2024, The Ben yasabye imbabazi agaragaza ko usibye abantu bagiye batandukanye na nyina atabyakiriye neza, aho yagize ati: abantu bagira uko bafata ibintu, kuri twe ntabwo twabibonyemo ikibazo, usibye ko nanone abantu ntabwo mbaveba, nubwo kuri twe ntacyo byari bitwaye, ariko na mama umbyara ntabwo yabyishimiye. Ndanamusaba imbabazi imbere yanyu, mumbabarire mwese. Ndanasaba imbabazi abantu bose babibonye mu yindi shusho. Uyu muhanzi yakomeje avuga ibintu bigiye bitandukanye, avuga mu mboni ye n'umugore we ko na n'uyu munsi batabibonamo ikibazo, aho yagize ati: bitanakuraho ko imboni yanjye n'umugore wanjye ntabwo n'izi saha tubibonamo ikibazo. Twakoze amashusho y'indirimbo twerekana umugisha dufite ku Mana, ariko mama aho uri hose umbabarire. Akimara kubibona yampamagaye ababaye cyane, ntabwo yigeze yishima. Uyu muhanzi The Ben amaze iminsi agarukaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kubera igitaramo azakora muri BK Arena kuwa 2 Mutarama 2025, azahuramo n'abahanzi bagiye batandukanye, yaba abakomoka mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Aho kwinjira muri iki gitaramo bizaba ari inoti y'ibihumbi 5, ibihumbi 15, ibihumbi 20, ibihumbi 25 ndetse n'ibihumbi 50 bitewe n'aho ushaka kwicara. Hari kandi n'itike izabigura 1,500,000. Ngibyo rero ni ya The Ben n'Uwikeza Pamela, aho The Ben yasabye imbabazi nyuma yo kugaragaza inda y'umugore we atwite. Mwakoze kubana natwe.